Reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze bakunze bacu mudukurikira umunsi ku munsi uko bukeye nuko bwije ngene twabyukusenge tubafire nkuko maze kumenyera. Reka nizere ko aho muri hose mu mpande z'isi zitandukanye mumeze neza. Nkuko nababwiye mu biganiro bitandukanye nababwiye ko zajya mbagendera hirya no hino habaye ibitaramo nkabasinga bizasesengurira ndetse nkahura na bamwe mu baririmbyi nabo bakagira icyo basesengura ku bitaramo cyangwa se ku gitaramo cyabaye n'ibitaramo bagiye bitabira n'uburyo bari kugenda babona icyo ngicyo. Uyu munsi ndi kumwe n'abaririmbyi ba korali inkuru nziza bakabazwa mu bibare tugiye kuganira batubwire uko igitaramo cyagenze nuko bakibonye ni bamwe ndetse no bagiteguye bakaba banagikora uko byamera kose bazi byinshi kurenza mwebwe cyangwa se bazi byinshi kurenza uko mubabona ku mavideo cyangwa se ku ma YouTube atandukanye. Reka mbakire reka mere kuri ngo hayi kazi. Murakoze nitwa Mutoni Jean de Dieu mande mu twari inkuru nziza. Urimba rihejwe. Ndirimba ya tenor. Reka twakire n'uyu turi ruhande nawe tumuha ikaze. Nakoze nitwa Gatsinzi Aleni nkaba ndirimba ijwi rya Orto. Jean de Dieu ndakekura umwe mu baririmbyi bakorera inkuru nziza uko byamera kose niba waravutse ukayisanga cyangwa se niba yaragusanzeyo ntago tubizi nabyo turaza kumenya. Uyu munsi wa none korera inkuru nziza muhagaze mute mu buryo bw'imiririmbire imikorere ibintu nk'ibyo bitandukanye? Korera inkuru nziza ni korali ifite imishinga myinshi mu by'ukuri ngo mu buryo bw'indirimbo dufite imizingo myinshi. Iki gitaramo twateguye ni igitaramo kigaragaza zimwe mu ndirimbo twakoze muri covid mu gihe abantu batabashaka kuva aho bari ni indirimbo zigaragaza iby'imibereho twabaye muri covid ndetse inaduteguza ko yasayira kugaruka. Umva rero indirimbo ni igitaramo twateguye kugira ngo twongere dusubire muri mood urara ko covid imegenda icisha makeya kugira ngo tureke ko ubuzima bwagiye bugaruka muri korali yacu. Ngira ngo dukurikije uko ibihe wa mugane byagiye bigenda kuva mu myaka ya hambere ibintu by'iterambere mu makorali ubonaga ko ari ibintu bisa naho bigoye. Gusa uyu munsi twavuga ko covid-19 yaje ari nk'igisubizo kimwe ku makorali amwe namwe yasobanukiwe icyo gukoresha YouTube icyari cyo, Facebook icyari cyo, Instagram icyari cyo. Mwebwe uyu munsi ibyo bintu mubigeze hehe? Nkuko bikurikiranye ngira ngo iki gitaramo twakoze nubwo twagikoreye mu bibare ariko ku isi yose babasha kugikurikirana kuri YouTube cyaciyeho nawe ndetse babonye comment nyinshi. Turashima Imana ko twabashe kubigeraho kandi iyo terambere naryo ntawe byabashe kudusiga inyuma ngakora inkuru nziza. Niyo tubishimira Imana. Yego. Usanga biba bigoye ko igitsina gore cyangwa se abari n'abategarugori kwiyumvisha ibintu by'ikoranabuhanga kubikoresha ndetse no kubikora. Mwebwe uyu munsi wa none mubyumva mute nka korali usibye no kuba ari korali muri rusange wo ku giti cyawe ikintu cyo gukoresha ikoranabuhanga mu murimo w'Imana ubyumva gute? Urakoze cyane. Muri iki gihe ntago bigoye ugereranyije na mbere hose. Ubu ngubu ikoranabuhanga kuko ari nabyo dukoresha n'ibintu byose byo dukora ibikini bicyari ukugura ari ukugurisha ahenshi abantu nko muri iki gihe cya covid bagiye bakoresha ikoranabuhanga cyane. Twarushijeho no kumenya agaciro k'ikoranabuhanga tugenda dushyiraho indirimbo tugenda dusharinga cyane nubwo twari turi mu ngo ariko twageragezaga no kurepeta tugakorepeta wenda turi kunuza ku ikoranabuhanga cyane. Ntago ari ibintu byatugoye cyane rwose kuko Imana yabanye natwe iratubashisha. Rero nk'abadamu n'abakobwa ntago ari ikintu dufata nk'ikintu kigoye cyane. Inkuru nziza rwose abadamu bayirimo n'abakobwa bayirimo ikintu cy'ikoranabuhanga ni ikintu rwose tuzi kandi twishimira dukoresha umunsi ku wundi nta kibazo cyacyo dufite. Ngira ngo uyu munsi wa none hari umuntu ushobora guhereza link ya y'indirimbo kuri YouTube akakubwira ko YouTube imara megabyte benshi bakumva ko iyo myumvire aha tukaba twareka gutekereza ya myumvire yo kuba tuzongera kugarura ibintu by'amasede mu maronshi runaka cyangwa se ibintu by'amaflash ibintu by'amadisk ibintu nk'ibyo ngibyo ko igihari ari ikoranabuhanga. Uyu munsi wa none abantu bafite imyumvire nk'iyo ngiyo cyane cyane no mu makorali ahanini usanga bumva ko YouTube itwara megabyte zirenze zo bakoresha kuri WhatsApp cyangwa Facebook na Instagram n'ahandi henshi. Oya ntago nabakangurira rwose
kumva ko icyo kintu atari cyo, cyane ko mbere ubwo twashyiraga kuri CD washyiraga kuri CD ukagenda ukayibika ikangirika, ariko iyo igihangano cyawe kiri ku ikoranabuhanga mu by'ukuri ntabwo gipfa gusaza, n'umwana wawe n'umwuzukuru araza akagisangaho, ntabwo gipfa gusaza. Nabashishikariza rwose kumva ko nta kibazo cya YouTube cyangwa n'ibindi bitangazamakuru bindi cyangwa n'irindi koranabuhanga riri aho ngaho, nta kibazo riteje rwose, ahubwo kuvuga ngo ufashe indirimbo zawe uyishyize kuri CD nk'ibisanzwe nk'uko mbere byari biriho, birangirika bikagira gute, ariko ubu ngubu aho niho hantu numva waba wizeye uvuga uti ibintu byanjye igihe cyose nabishakira naza nkabibona kandi nkabisangaho. Muto, ngira ngo imitegurire ya kino gitaramo urayizi neza, impamvu mwagiteguye n'uburyo kiriho uyu munsi, nuko ni igitaramo gishobora kuba cyatwaye amafaranga menshi cyane ukurikije n'uburyo abagikurikiye kuri YouTube, ni ibintu bihenda cyane, ndetse n'uburyo kubabashije kuba bahagera babibonye. Imitegurire kino gitaramo imizite mwagiteguye mugendeye kuki, nkuko twigeze kubyumva ko ari igitaramo mumaze imyaka 2 mutegura? Nkuko twakubwiye ni igitaramo twifuje kuva Covid yabo, naho twaje kugira amahirwe kuba Covid yagiye kuba dufite gahunda yo gukora DVD, gutegura ibitaramo, urabizi twagurira mu bitaramo byinshi, nabona ko ibintu byatugoye cyane, tumaze igihe tubyitegura, kandi iyo ugiye kureba mu murimo w'Imana ntabwo tureba ngo ubushobozi n'ubuhe. Ibyo twakoze ni ukugira ngo nibura turebe ko abantu bakongera gusubira mu mwuka w'indirimbo, tutitaye ngo tuzatanga amafaranga n'iki, tutitaye ngo tuzakora ibiki, ahubwo tukareba ko nibura ubuzima Imana idufashije bwakongera kugaruka mu itorero. Kandi ikindi tukaba turimo dukangurira abantu ko badufasha, nk'uko wagiye wumva zino ndirimbo zacu twari dushima Imana igihe twabayemo cya Covid n'ubwo tukirimo, dukwiye gushima Imana ko bino bihe tubasha kwa nibura tubasha kugera tugakora igitaramo mu nsengero. Ntabwo twe kwita ku bushobozi rero, kuko turebye Imana dukoreye mu bihe byashize, iyi Covid ngira ngo warayibonye, ntabwo twakwita ku bushobozi bwacu. Amafaranga menshi hari abari bafite amafaranga bapfuye, ntabwo twita ku bushobozi ngo ku mafaranga twatanze n'ayaye, ahubwo twe twita ku butumwa bw'Imana tumutwigisha abantu. Uyu munsi ubwitabire bw'igitaramo rero wabubonye mute, cyangwa se mwari mubyiteze mute rero mwikurikije nuko wabibonye? Nkuko bizi nawe wari uhibereye, ntabwo navuga ngo byadutunguye, nta nubwo ari kwivuga ibyiza, turabizi ko twari inkuru nziza, dufite abakunzi benshi bagenda bitwereka, dufite YouTube yacu. Ngira ngo reka tubanze twumve audience cyangwa se abantu bitabiriye igitaramo cya Korali Inkuru Nziza mu ndirimbo nyinshi bagiye baririmba, ndetse n'uburyo abantu bumvaga banezere mu mpande zose. Reka twumve audience ho gatoya, ubundi dukomeze n'ikiganiro cyacu. Twiteguye kino gitaramo ko kizaba cyiza. Ikindi kandi twashima Imana ko cyabaye mu gihe ingamba zisa naho zoroheje, abantu 25% ngira ngo babyiboneye. Twagerageje kubahiriza amabwiriza ya Covid uko ateganwa, kuko hari abantu baje basubirayo, abandi bahagarara hanze. Ntabwo rero twari dufite impungenge ko twaricaye turasenga Imana, turapfukama turagisengera kino gitaramo. Tumaze igihe cy'imyaka tuyitegura, tuvuga ngo Mana nuramuka uduhaye igihe cyiza tuzakukiramo cyo gushima Imana, kandi nawe wabibonye byagenze neza cyane. Ubwitabire bw'igitaramo wabonye bute, ese wari ubyiteze nk'uko wabibonye? Ngira ngo abadukurikiye muri kano kanya, ni igitaramo cyabaye birenga kuba mu rusengero, kuko hari cyabaye hakurikijwe amabwiriza yo kwirinda Covid-19, birumvikana biza kurangira ubwo protocol cyangwa se abashinzwe umutekano haba mu gushaka uburyo bashakira abakristo umutekano ndetse na kora nyirizina, bateganya uburyo abizera cyangwa se abakristo bitabiriye igitaramo bakicara hanze, ndetse mu buryo bwiza nabwo tubona ko bubarije amabwiriza yo kwirinda Covid-19. Ubwitabire wari ubwiteze cyangwa se nawe wari uzi ko biri bwabe nk'uko mugenzi wawe yabitubwiye? Murakoze. Ntago ngewe mu by'ukuri numva byantunguye, ahubwo ejo nahoze mbwira bagenzi banjye ndavuga numva mu by'ukuri nge ndiyumvamo ko tuzabura naho dukwiza abantu, ariko mu by'ukuri nawe wabibonye Imana yabanye natwe, n'ukuri yaduhaye abantu benshi cyane, kandi hagendeye ku kwirinda
covid-19 no kuri Imana yabanye natwe, abantu bari benshi, bari hanze bicaye, abo mu rusengero bari bahari, no kuri nawe wabibonye ni ibintu byari binejeje, kandi twashimye Imana cyane kuko yabanye natwe, imvura ntiyagwa ngo wenda abari hanze banyagirwe babura aho bicara, no kuri Imana yaduhaye umunsi mwiza kandi twayishimye kuko ibyo twayisabye yabiduhaye. Tugana ku musozo ngira ngo turabibye mwebwe mudukurikiye, twibye ababaririmbyi kore kuko bari mu gitaramo n'uyu munsi kure yabo ishura kuri podium muri kuririmba. Reka tugane ku musozo, buri wese umwe n'umwe ari Jean de Dieu ndetse na Gatsinzi batanga ubutumwa ku maririki cyangwa ku makorari, ku bahanzi ahanini bumva ko gukoresha ikoranabuhanga ari ikintu kikigoye muri bino bihe. Murakoze. Mu by'ukuri ikoranabuhanga nk'uko na leta y'u Rwanda igenda bidukangurira, ni ibintu bigezweho muri iyi minsi. Ikoranabuhanga ntabwo rigoye mu by'ukuri, kandi ikindi navuga nko ku muntu ukunda umurimo w'Imana, ubutumwa bwiza buzigishwa mu isi yose, kandi mu by'ukuri naho utabasha kugera wowe uzahageza iryo koranabuhanga. Numva tutagombye gufata ibihangano byacu byigisha ijambo ry'Imana ngo tubigumane, tugerageze gukangurira abantu kugira ngo bakoreshe ikoranabuhanga n'andi makorari yose ubutumwa bwiza kugira ngo babashe kugera ku isi yose babashe ikoranabuhanga. Jean de Dieu urakoze cyane, Imana iguhe umugisha rero muri korari. Urakoze cyane. Yego. Dusoza tugana ku musozo, nube butumwa wahereza abahanzi n'abaririmbyi bumva ko kuba itorero rifite risa naho ryababwiye ko rigomba yenda byo gukora ibitaramo mu rusengero mu buryo bwo gushaka amafaranga cyangwa se n'izindi nyungu zakure muri rusange, bisa n'iyaho byahagaze, bakumva ko itorero ryabatereranye kutabafasha cyangwa se kutabahereza uwo mwanya, nube butumwa wabahereza. Icyo nababwira ni ukuri ikoranabuhanga ni ryiza cyane, kuba nk'uko twafataga kera CD tugashyiraho ibihangano tukabyohereza tukabikwirakwiza mu mahanga hose, nk'uko mugenzi wanjye yavuze ngo ubutumwa bwiza buzakwirakwizwa mu mahanga yose. Ndakeka ko iri ngiri ari itafari ryiza ryo gutanga ubutumwa bwiza, kuko iyo uri nko kuririmba ugatanga link abantu bose bagakurikirana, nkurikije n'urugero rw'ukuntu abantu bari barimo kudukurikirana henshi mu bihugu byose, bari barimo kudukurikirana, ni ukuri ni ubutumwa bwiza turimo guhereza abantu. Niba tutabasha kugerayo turatuma za ndirimbo kandi dukurikije ikoranabuhanga. Ni ukuri ni byiza cyane, nabashishikariza bose gutanga ubutumwa, gutanga iyo message yo kubwiriza abantu iby'Imana bakoresheje ikoranabuhanga. Mu by'ukuri ni byiza cyane, kandi aho tutabasha kugera turatuma iryo koranabuhanga rikatugererayo. Murakoze. Reka tubashimire mwebwe twabanye, ngiye nitwa Theophile Byukusenge, jya kuri channel basubscribing natwe dusubscribing. Mugenzi wacu gutegwa kw'iri jambo ntabwo ari ibintu bitunguye kuko twese iri jambo risa n'iritugoye, uko byamera kose twabanye neza. Ikiganiro mwacyumvise, wajya kuri channel ya korari Inkuru Nziza ukaba wakurikira ku gitaramo cyagenze, n'ubu kiracyatambuka, ambassadors iracyaririmba ndetse n'andi makuru atandukanye. Nge nitwa Theophile Byukusenge, rero twifuze kugira ibihe byiza, Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Ciao ciao.